ese wigeze kurota utwite? None se kurota utwite kandi koko mu by'ukuri mu buzima busanzwe utwite koko uzi icyo bivuze? Naho se kurota utwite kandi mu buzima busanzwe udatwite ibyo bivuze iki? Ikindi se noneho kurota utwite kandi ukiri umukobwa, muri make ukiri rwose umwana w'umukobwa, byo bishatse kuba byavuga iki? Reka noneho turebere hamwe iyo urose ufite inda kandi no mu busanzwe uyifite koko, turebe icyo bishatse kuba byasobanura mu nzozi. Niba uri umugore utwite by'ukuri, kurota utwite bishobora kuba ari impungenge zisanzwe cyangwa se amatsiko yo gutegereza umwana. Ni ikimenyetso cy'ibyiyumvo byawe bya buri munsi, ibyishimo, ubwoba cyangwa se urukundo rw'umubyeyi ku mwana atwite cyangwa se ku mwana utwite. Nizere ko aho ngaho muri kugenda muhumva neza cyane, mwebwe mwese muba mugiye mudukurikiye muri ahantu hagiye hatandukanye, haba mu Rwanda ndetse n'imahanga. Turabizi ko mudukunda kandi mudukurikira cyane, ariko mukomeze gusharinga izi video zacu zibashe kuba zagenda zigera ku bantu benshi bagiye batandukanye. Ubwo noneho dukomeje cyane, reka nabwo turebere hamwe iyo urose inzozi cyangwa se iyo ubirose kandi udatwite mu buzima busanzwe, muri make ukarota utwite kandi mu buzima busanzwe udatwite. Reka turebere hamwe icyo bishatse kuba byavuga. Ni ukuvuga ngo ahangaha niho bisobanura byinshi cyangwa se niho hari ibisobanuro byinshi cyane. Ushaka gutangira umushinga, kwifuza gukora ibintu bishya nko kwiga, gukora akazi gashya cyangwa se gutangira urugendo rushya. Iyo nda yawe ari nini cyane mu nzozi, bishobora kuba ari ibintu bigomba igihe kugira ngo bigerweho, ariko bizarangira ari byiza cyane, cyangwa se bikaba ari ibintu bizarangira bibaye byiza. Noneho twongere turebere hamwe iyo utwite ufite ubwoba mu nzozi, cyangwa se nyine ukaba utwite ariko bikagaragara ko ufite ubwoba muri izo nzozi. Reka nabwo turebere hamwe icyo bishatse kuba byagenda bisobanura. Ubwo rero ibingibi ndetse n'ibindi byose wibajije cyangwa se uri kugenda wibaza kuri izi nzozi, ndi hano kugira ngo ngufashe. Shyira impumu kandi ushyire impungenge, njyewe arizo umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Niyo mpamvu mba ndi hano ngo ngende nkuganiriza, nkubwira buri kimwe cyose kijyanye n'izi nzozi zo kurota utwite. Reka dukomeze turebera hamwe ibisobanuro muri rusange by'izi nzozi. Ni ukuvuga ngo izi ngizi ni inzozi zikunze kugaragara cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko buri wese akibaza ngo we, ese kuba ndota ntwite ibi bivuze iki cyangwa se bishatse kuba byavuga iki? Gusa nukomeza kumva kino kiganiro kugeza kirangiye, urahavana ibisobanuro byimbitse kandi byiza cyane by'izi nzozi. Mu nzozi inda ikunze guhagararira ibintu bishya biri gukura cyangwa se bigiye kuza mu buzima bwawe. Kurota izi nzozi ntibivuze yuko uba ugomba kuba uri bugire inda bya nyabyo, ahubwo bishobora kuba ari nk'umushinga cyangwa se igitekerezo cyangwa se nanone impinduka nshya. Iyo urota utwite bishobora gusobanura yuko hari ikintu kiri gukura mu mutima wawe cyangwa se mu bitekerezo byawe. Nyuma rero uze kuba wajya muri comment utwandikire, tubwire uko byumva, cyangwa se nawe twandikire inzozi warose tubashe kuba twagenda tugusobanurira. Reka noneho turebere hamwe iyo urose ufite inda kandi no mu busanzwe uyifite koko, turebe icyo bishatse kuba byasobanura mu nzozi. Niba uri umugore utwite by'ukuri, kurota utwite bishobora kuba ari impungenge zisanzwe cyangwa se amatsiko yo gutegereza umwana. Ni ikimenyetso cy'ibyiyumvo byawe bya buri munsi, ibyishimo, ubwoba cyangwa se urukundo rw'umubyeyi ku mwana atwite cyangwa se ku mwana utwite. Nizere ko aho ngaho muri kugenda muhumva neza cyane, mwebwe mwese muba mugiye mudukurikiye muri ahantu hagiye hatandukanye, haba mu Rwanda ndetse n'imahanga. Turabizi ko mudukunda kandi mudukurikira cyane, ariko mukomeze gusharinga izi video zacu zibashe kuba zagenda zigera ku bantu benshi bagiye batandukanye. Ubwo noneho dukomeje cyane, reka nabwo turebere hamwe iyo urose inzozi cyangwa se iyo ubirose kandi udatwite mu buzima busanzwe, muri make ukarota utwite kandi mu buzima busanzwe udatwite. Reka turebere hamwe icyo bishatse kuba byavuga.
ukuvuga ngo ahangaha niho bisobanura byinshi, cyangwa se niho hari ibisobanuro byinshi cyane. Ushaka gutangira umushinga, kwifuza gukora ibintu bishya nko kwiga, gukora akazi gashya, cyangwa se gutangira urugendo rushya. Iyo nda yawe ari nini cyane mu nzozi, bishobora kuba ari ibintu bigomba igihe kugira ngo bigerweho, ariko bizarangira ari byiza cyane, cyangwa se bikaba ari ibintu bizarangira bibaye byiza. Noneho twongere turebere hamwe iyo ufite ubwoba mu nzozi, cyangwa se nyine ukaba utwite ariko bikagaragara ko ufite ubwoba muri izo nzozi. Reka nabwo turebere hamwe icyo bishatse kuba byagenda bisobanura. Ushobora kuba ufite umutwaro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hari ibintu by'agaciro uri gutekerezaho, ariko bikagutera ikibazo n'impungenge. Ni ukuvuga ngo izi nzozi zikubwira ko ugomba kuba washira ubwoba, cyangwa se ugomba gushira ubwoba, ukizera ko ibyo utangiye bizagerwaho niba ubiharanira cyane, cyangwa se nimba ugenda ubikorera cyane. Ibyo bintu biba bigomba kuzagerwaho nk'uko ubyifuza. Aho tugereye kuri uyu munota, reka nongere nibutse buri umwe wese yongere acekinge, cyangwa se yongere asuzume arebe ko yakanze kuri subscribe, then uhita unakora ku nzogera kugira ngo igihe dukoze ikiganiro ujye ubona notification ikubwira ko turekuye ikiganiro, ubashe kuba wakibona mu bantu ba mbere cyane, dore ko iyo ukanze subscribe uba uduhaye umusanzu ukomeye cyane. Kandi wibuke ujye no muri comment utubwire uko ubyumva, cyangwa se utwandikire za nzozi ukunda kugenda urota. Nkwibutsa ko inzozi zose ntabwo ziba ari ibinyoma. Hari inzozi ziza ari ubutumwa bukomeye cyane, kuko hari byinshi dusuzugura ariko bikaba byatugirira umumaro. Inzozi rero ni kimwe muri byo, niyo mpamvu uba ugomba kuzihereza agaciro, ukamenya icyo zishatse kuba zavuga. Ahandi rero ni hano kuri Gato Challenge TV. Ino video jya ugenda uyisharinga, cyangwa se uyisangiza abandi, kugira ngo nabo babashe kumenya byinshi bijyanye n'inzozi zabo. Ubwo rero reka dukomeze tugenda tumenya byinshi ku nzozi zo kurota utwite. Noneho reka turebere hamwe kurota utwite hanyuma ukabyara. Iyo uryamye ukarota utwite hanyuma ukabyara, ni ikimenyetso cy'uko hari ibintu byiza biri hafi gusohozwa mu buzima bwawe. Iyo ubyaye neza ni intsinzi, cyangwa se umusaruro mwiza cyane. Naho iyo ubyaye nabi ni ikimenyetso cyo kwitonda no kwigengesera mu byo utangiye kuba wakora, cyangwa se mu byo utangiye gukora. Aho ngaho ugomba kugendamo gake cyane, kuko urumva ntago ishyamba ntago riba ari ryeru mu yandi magambo, cyangwa se mu mugani w'ikinyarwanda. Ubwo rero turi kugenda twihuta cyane, reka turebere hamwe inyigisho cyangwa se isomo tuvana muri izi nzozi zo kurota utwite. Rero uyu ni umwanya mwiza cyane, mba nifuza ko umuntu wese udukurikira aba atagomba gucikwa, akagenda amenya byinshi bigiye bitandukanye kabisa, cyangwa se akumva inama cyangwa inyigisho cyangwa se isomo avana cyangwa tuvana muri izi nzozi tuba twavuze umunsi ku wundi. Inzozi zo kurota utwite ziba zishaka kuba zakubwira yuko hari ibintu bishya mu buzima bwawe, ariko bisaba kwihangana. Ugomba kwitegura impinduka, kandi ukagirira icyizere ibyo uri kuba wakora, cyangwa se ibyo uri gukora. Zikubwira kandi ko hari ibintu byiza cyane biri imbere, nubwo bishobora kuba byasaba kwihangana no kuba wakora cyane kugira ngo ubashe kuba wagenda ubigeraho neza cyane. Nyamuneka turi kugenda tugana ku musozo. Ndizera ko mwagiye mwumva byinshi bigiye bitandukanye kuri izi nzozi zo kurota utwite. Ese wigeze kubirota, cyangwa se wigeze kurota izi nzozi? None se wifuje kumenya byinshi kuri zo? Rero wowe wazirose ndetse nawe utarazirota, nizere ko hano hantu, cyangwa se nizere ko kino kiganiro cyagufashije kuba wagenda umenya byinshi bigiye bitandukanye kuri izi nzozi, ndetse nawe uzazirota nizere ko uzamenya icyo bishatse kuba byavuga. Ubwo rero ngibyo ibisobanuro by'ingenzi ku nzozi zo kurota utwite. Kwibutsa ngo ukomeze kandi subscribe, kandi ukomeze kubana natwe. Njyewe ndi Ayezo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Reka duhure ubutaha, ndabakunda cyane. Hasta la vista.